Mutesi yari igikara igikara Mutesi ntago yasaga kuriya ntago wari ukwiriye kuza kubivuga mu nkoranyambaga nawe ufite aho hantu ugenda ugakaraba ukahakora ahantu ukora ntago wakakwiriye kuza uhavuga ukubise imbwa abashaka iki sebuje ngereka nkubwiza ukuri Pastor Mutesi wibeshye gatoya ukamfatira nk'umugabo ukamuharabika we ntago ufite uburenganzira bwo uza kunsuzugura umugabo Mutesi nasenganye nawe kwa Diadoni sengana nawe kuri Shakina sengana nawe hano igikondo kwa Naboti uri igikara mute ubyibuke uzi kwitotobeka iminwa ukayitotobeka gikotore yose ukayimarira bajya mu mafuti yabo ibyo nashatse kuvuga Pastor Diadoni bamukuremo icyambere ushaka kubwira umugabo wa Mutesi najya mu bwiherero nuzana ibintu binuka nawe ejo mugashwana azagushyira umugabo witwa Rugari Ntwari ngo yari kiremba ico kiremba cyamenwe n'isi yose ahantu hose kiramenyekana ariko kubera iki isi yose yabimenye kwa ko kantu kadakora burabye bishoboka ko umugore aroga umugabo we oya yarabikoze kumena impamvu yabikoze nanjye reka mbivuge ararutwa natwe twakuriye mu mihanda tudafite ba mama twebwe buriya dufite na discipline Pastor Mutesi wacu ngaho abakobwa n'abahungu nimwumve indero Pastor Mutesi aba twebwe twarashimye Imana tuvuga tuti Mutesi ushimwe Imana ishimwe abonye umugabo bagiye gusazana atongeye guca hangwa urusaku rwe n'abagabo twayitururambiye umuntu wamuhaye ushumba niba atari daimoni niba atari nawe atari satani urahahise hanjye uri mu mwanda uri mu mabyi mu birutsi tubyemere Mutesi ahindutse umugabo deje ubwo Feredina uri kubana n'umugabo mugenzi wawe ngo nabatinganye muntu kuko mushaka nunuke ariko kuri kuzahora ari ukuri uze ngo niwe Feredina ibubu ingofero inkweto y'abagore nanjye nemeye kugurira Feredina yego pade z'igihumbi ubu Feredina urwego ariho Feredina ari gukoropa niwe woza n'ibyombo shuti yanjye Mutesi shira hasi agapira n'ibingo zaratunaniye turi inzererezi emera ko turi inzererezi ariko hari abagore Pastor Fanny arera Mutesi aranduye Pastor Fanny reka tuvugisha ukuri ariko Charlene nawe impamvu ako karamutsinze ariko nubwo kamutsinze ngo asigaye ahambira amabuno ngo akagira Mutesi yigeze kutubwira ubuhamya bumwe yego twari muri Shakina Mutesi ubyibuke mu rusengero n'abakristo bari muri Shakina baze kubyibuka icyo kintu Mutesi yarakivuze yego mute wibuka uri mu rusengero Shakina ngangara kukuntu Mutesi yinjwe n'imbaraga z'abarangi yego Slim Jesus yes reka mbaye ikaze bakunzi bacu masuye mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ndi kumwe na mama Charlene meze neza ndashima Imana uhaye ikaze murakoze cyane yego tugiye kuganira uyu munsi mu gitondo wamamagaye warakaye cyane umbwira uti tuganire uyu munsi kubera ko hari umuntu rwose nabonye numva arambabashe nakore pe mbere na mbere hari ikiganiro cyabaye mu minsi yashize cy'uwitwa Pastor Mutesi aho afitanye ibibazo n'uwitwa Pastor Fanny ariko mu kiganiro yatutsemo n'umugabo wa Pastor Fanny avuga ibintu byinshi bitandukanye yego mbere ndagira ngo noneho tuganire iyi nkuru wayumvisha Uteye ya Mutesi n'uyu muryango jewe kuba batukana ari aba mama yego nta n'ikibazo biba bitwaye buriya hari ibintu biba byoroshye yego impamvu naguhamagaye rero ngiye yego yego impamvu naguhamagaye hari igihe umuntu arengera yego hari igihe umuntu ashira isoni yego akarengera yego noneho byongeye ikibabaje n'abashumba bombi ikibabaje nuko Mutesi Pastor bamwita Pastor Mutesi ntabwo bamwita Mutesi gusa hageretseho Pastor yego nawe arabyiyemerera yego ikindi cya kabiri akunda kwambara umwambaro w'abashumba yego ngewe rero ikintu cyambabaje ni kimwe mu kirimi cy'urugande cyangwa ikigande numva ariho mbyumva neza yego bakunda kuvuga ngo umusajya atasobya bivuze iki bisobanuye ngo umugabo nta kosa umugabo nta kosa ariko hari kera umusajya atasobya hari kera ariko na n'ubu riracyariho kubera icyo adasobya rero cyangwa se adakora ikosa ibintu inumvishe Mutesi avuga ntabwo ari ibintu bikwiriye byo kuvugwa noneho ku muntu w'umugabo
nge ikintu cyambabaje no niba banafitanye utuntu twabo yego icyambere Mutesi arakuze afite mu myaka 40 irenga yego aza agaciro ko gukura afite indangagaciro yakagize indangagaciro yo gukura kabira kagira indangagaciro y'ubushumba n'indangagaciro za kibyeyi arakuze nibyo nashatse kuvuga yego n'umubyeyi aranakuze yego sibyo hari no kuba buriya umwana yego hari igihe umwana akashaka afite imyaka 20 nawe yitwa umubyeyi kuko aba yabyaye ariko we none harakuze cya kabiri ni umushumba icya gatatu ni umushumba ukuze mu bushumba kuko Mutesi yabaye umushumba kera sibyo nabo yatanze ku umushumba ntago batinyuka kuvuga ari jambo ari amagambo yavuze ngo bari bicaye ngo ahantu ngo niba ngo bari mu kirori byo kumusaba cyangwa se biki kumusaba ngo Pastor Gabi ngo azango ngo Pastor Gabi ngo ikintu bapfa ngo yari yaranze kubivuga yego ngo ariko ngo reka bivuge yego ngo yavuye kubwiherero ngo azafite umwanda mu nzara biba naye jereka nkubwire rero kira kintu cyamvunnye kiranandemerera kubera iki niba utinyutse gufata umugabo w'umuntu yego ukavuga ibyo bintu yego impamvu bavuze ubwiherero ni iki impamvu bavuze ubwiherero ubwiherero nuko ari cyo kintu nuko yari kuvuga ukuri kw'ibyambaye no bura ntago ari ukuri yaramusebeje ntago ari ukumusebya reka nkwereke umugabo uriya mugabo nabonye ni umugabo usobanutse mwiza sibyo icya kabiri ni umugabo wiyubashye yego ariko na Pastor Mutesi afite umugabo mwiza ibyo bya Pastor Mutesi tube tubyihoreye turi kuvuga ku bya mugabo wa Fanny yego icya kabiri Fanny Pastor Fanny yego ni umugore mwiza yego witonda yego afite isuku yego ntiyiyoberanya ntiyihinduranya sibyo ibyo ashatse kuvuga ngo niyihinduranya ni iki ni umumama ufite uruhu rwe rwiza agasatsi ke keza njye nanakunda n'umuntu ufite imvi mu mutwe kandi urabona ko yazimeza akiri na muto ntiyigeze azihinduramo ngo akiremo ubukanta nk'abakecuru b'iki gihe hari igihe dusaza twebwe iyo dushaje ntitubyemera dutangira guhindura imisatsi kandi umusatsi w'abantu bakuru ba wemewe ako na Pastor Mutesi afite uruhu rwiza urumva reka nkwereke isura nziza ntago ndabigeraho ndacyari kuri Pastor Fanny yego ntago ari umuntu mubyeyi wahinduwe n'ibihe uko yarari n'ubu niko akiri sibyo ntabuze kugenda akazana mukorogo yikubiteho ari amavuta mbona ahenze ntiyabuze ubushobozi afite ubushobozi bwawe ariko yagumye kuri naturere ye aguma ku muco uriya mugore ni umugore mwiza cyane ni umushumba nakoreka mvuge ko ari umubyeyi uriya mubyeyi ni umubyeyi mwiza cyane bigeretseho n'umugabo we n'umugabo mwiza cyane sibyo bajya baca umugani rero ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore urucebe rwayo kandi urucebe rwayo ruvamo amata aba yabuze iki uko abivuga sibyo uriya mama ni umumama mwiza Mutesi wibuke undebe jewe Juliet Mukayiranga sibyo ni ku izina rya mama Charlene yego Mutesi tuziranye kuri Shakina ndumva hashize imyaka 8 yego sibyo yego batari basenye pfe mu gishanga Shakina ikiba mu gishanga hariya yego Mutesi yari igikara iki gikara urumva igikara Mutesi ntago yasaga kuriya ari igikara eba naye Mutesi yari igikara kino gikara kino kinoza aza gusengera kuri Shakina icyo gihe ngenge gusengerayo yego Mutesi yari igikara Mutesi ibintu ari kwivugishwa kandi kabiri ambara umwambaro uhenze wa mbere wambara ntago ari uko kwambara ibubu ihenze sibyo ambara umwambaro w'agakiza ese Mutesi kuze ngo ari igikara kandi nkambona ari inzobe ndi kukubwira ngo yarisize ibyo nashatse kukubwira yari igikara ibyo kubwira Pastor Fanny rero ngo wowe uraho navuye urahahise hanjye uri mu mabyi yanjye naye icyo kintu cyambabaje rero reka mbaze mbabwire kandi no kuri cyambabaje mwababyeyi mwe niyo wakwanga umuntu niyo mwasebanya akajana ntabwo wabwira umuntu ngo ni umwanda ayo bukabishe ntabwo
ntago wabwira umuntu ngo ni umwanda icya kabiri ntago wabwira umuntu ngo nahahise he ari Pastor Fanny ari na Mutesi ufite agaciro ninde ubundi usibye ko bose bafite agaciro ariko wakiyambuye uwiyambuye agaciro bajya bavuga Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ku mirimo bakora ku mvugo yabo ku myambarire yabo Mana yera ku bikorwa byabo Pastor Fanny na Mutesi umuntu ukirivuruguta mu mwanda ninde nicyo nshatse kuvuga wivuruguta mu mwanda ninde subwo muri bombi ni Mutesi gutese Mungu wangu nisamee kubera iki Mutesi ni umushumba sibyo Mutesi ari kutuka abana bayita imyanda kandi yibuke ko ibikorwa Fanny ashobora kuba afite ku nkoranya Fanny Simuzi mubona ku nkoranya baka kuri sindamusuhuza sinanamuzi sinigeze nanasengana naho no byongeyeho ako Mutesi nge nasenganye nawe nasenganye na Mutesi nasenganye nawe kwa Diadoni sengana nawe kuri Shakina sengana nawe hano igikondo kwa Naboti akiri igikara urumva mumbaraga z'amasengesho n'sonatire uri igikara mute ubyibuke urumva buriya amavuta araringaniza amavuta ari umuntu mwiza oya tujya tuvugisha ukuri kandi nitugira Imana ikadutera iteka ikaduha kuba twakwisiga akavuta kakatubera Imana iduhaye ubushobozi bukagura urumva nitukita abantu ngo ni imyanda kuba wambara bubi henze kuba wisiga amavuta henze nibivuze ko wowe uhawe uburenganzira bwo gufata umubyeyi wanatirereye umubyeyi utarihinduye ngo ujye kumwita puberi bitewe nuko uzi kwitotobeka iminwa ukayitotobeka gikotore yose ukayimarira hari ngo bikotore by'iminwa sibyo ibyo bintu kafite iminwa myiza biravugwa muri comment ibyo bikotore wikotoreraho urumva Mana ngiye gucumura Imana Yesu shimwe ko nacumuye ibyo bikotore wikotoreraho ibyo bikotore wikotoreraho nawe unaniwe kubikotora ngo bishireho iyo mask harya babyita bya bintu ni maskara wakabyara makeup ngo hari ibintu biteraho ngo noneho ngo gahita ugira uruhu runyerera wamara kugira uruhu runyerera ngo noneho ngo gatukura sinamavuta gusa Mutesi yisiga hari ntashobora gukora ikiganiro atimasikaye hari ibintu ngo bashyira ku ruhu ngo rukagenda ngo rukanyerera aya mavuta ariko akunda gukoreshwa n'abantu bakoresha n'imyuka nk'iyo ngiyo urumva abantu bakoresha imyuka mibi ariko akambanze nkubwire Mute twumvikane turaziranye urumva njye najyaga nza mu rusengero aho ubwiriza ukuntu umuntu se wese urumva icyo gihe mu gihe cya Mutesi buri muntu wese yaravugaga ati mbega umugore uzi kubwiriza neza kuko wari utarahindura wari utarahinduka Imana nibiguhaye gukora ku bihumbi 100 ni urugero nguhaye ntago Imana kwemereye kwitwara uko wiboneye ngo nonge ufata abantu basuzugura uko wiboneye sibyo niba uwo mugabo yari afite ibyo bintu mu nzara iyiba naye wewe wagakwiriye kubivuga kindi kimbabaza nuko mufata Pastor Diadoni mukamushyira muri ubwo bugambo bwanyu muri ubwo bujajwa bwanyu ngo twari kumwe na Pastor Diadoni ngo hanyuma bagiye kunza Pastor Diadoni ni umushumba mwiza utagira ni umubyeyi nako ataba kuri YouTube si n'umushumba gusa Pastor Diadoni ni umubyeyi akagira umugore we wiyubashye akagira umugore we wambara neza umugore utarihinduye sibyo wowe icyo ushaka ni iki Pastor Diodone nawe abwiye Pastor Mutesi ati Pastor Gabi ni mu musohore niba nawe kugira ngo ari kunuka oya niko yavuze ko ari umugore wamubwiye oya ngo umugore yabwiye Pastor Mutesi ngo nta kuntu Pastor Gabi mwamusohora none Pastor Mutesi aragenda yegera Pastor Wongo Diodone ambwira ati Pastor nta kuntu twasohora Kabiko reka nkwereke bajya mu bafuti yabo ibyo bishatse kuvuga Pastor Diadoni bamukuremo niyo bashaka guharabikana uriya mushumba n'umushumba w'inararibonye ni n'umubyeyi nako sibyo afite umugore wibashye Pastor Diadoni ariyubashye ntari mu bujajwa bwabo ibyo bintu ntago Pastor Diadoni yabitinyuka byonyine no kubivuga sibyo kuko n'umugabo wiyubashye ikindi cya kabiri ikintu cy'icyubahiro buriya hari ahantu n'ahantu hubahwa n'ahantu hatapfa kuvugwa niyo yaba ari umuntu wisize iki mugirira akabanga ikindi cya kabiri munengaho kubera icyo wagiye gusabirwa ahantu hatagira amazi yo gukaraba ngo kubera ko hari habaye ikibazo cy'amazi yabivuze ngo hanyuma
niryo ni ikosa wakoze. Ikindi cya kabiri ntabwo wari ukwiriye kuza kubivuga mu nkoranyambaga nawe ufite aho hantu ugenda ugakaraba ukahakora ahantu ukora ntabwo wakakwiriye kuza uhavuga. Kabiri gatatu ndarabura mumbabarire kuko nawe buriya byamubaho ko ashobora kuba ahubwo ngewe wakibivuga deregite nahise nshushanya ziriya nzaraze n'intoki ze ahubwo niwe bibaho. Mugabo nta kosa agira sibyo uriya mugabo kwanza ubundi kwako nkubwire nareka gusebya umugabo sibyo nareka gusebya umugabo kandi si n'umugabo wa Fanny gusa sibyo n'umugabo w'igihugu cy'u Rwanda sibyo noneho oya si n'umushumba. Reka nkubwira ako kantu ka office nigeze kumva Pastor Mutesi ari kuvuga ikiganiro ari gukora ikiganiro akagumya avuga kuri Pastor Fanny ngo iyo office ufite ngo iyo office gushuka office rero office kugira ngo ugire office kugira ngo ugire biro yego sibyo abantu bagusangamo nuko baba bafite icyo ubaha sibyo bagusangamo ngo ubamarire. Office ntago itungwa n'ingegera office itungwa n'umunyabwenge kuko abafite ibintu agiye kugira gute urumva kuganiriza abantu. Uriya mu mama n'umunyacyubahiro kuki Pastor Mutesi atagira office yayigira tese ariko se kakamaze nkubwira ni gute yayigira n'imyitwarire ye wowe urikora ibintu ejo ukikora ibintu ukakora ibintu abantu bakakwihorera. Kabiri utangiye gutondagira n'abagabo b'abantu sibyo nk'uriya mugabo uramubaza iki kuba warambe biriya bintu yarabeshye ntabwo umuntu w'umugabo ufite ubwonko buzima ari mu kirori byo byonyine iyo uvuye hariya hantu kugira ngo ndakumve wowe wabanza kwiyumva noneho n'amazuru agira amazuru yarahumye nta nubwo binashoboka ko inzara zishobora kunutsa sare yose. Okay nibi ahubwo reka nkwereke icyambere ushaka kubwira umugabo wa Mutesi ndamurabuye cyangwa se mugira inama sibyo najya mu bwiherero ajya agenda yiherera abanze yogeye kwita ku mugore ngo ngura n'umugore wanjye ngo ni sheri wanjye nuza n'ibintu binuka nawe ejo mugashwana azagushyira ejo bundi kuko utinyutse gusebya umugabo wundi ntago we yagutinya avuga ngo ikubise inkoni ya mukiye wirenze urugo sibyo ukubise mukiye wirenze iki urugo no inkoni ikubise mukiye no kuvuga ngo rero ni nayo mpamvu twaje kumva ko umugabo witwa Rugari Ntwari ngo yari kiremba icyo kiremba cyamenywe n'isi yose ahantu hose kiramenyekana kandi iyo cyo kibazo kibaye ku mugore n'umugabo mwapfa ibindi. Umumama ashobora kuza hano hanze akavuga ati umugabo wanjye yanyicishije inzara kugira ngo bakwigaburirire akavuga ati bansohoye mu nzu kugira ngo akwigaburirire ati wenda umugabo namusanze asambana ni urugero ariko nabwo ntushyiremo gakabya nkuru cyane ariko birazira bekaziririza kuba wakwibwira umuntu umugabo wanjye ngo kuri iriya gahunda ngo ntigenda neza ngo nigira iryo nibanga umenya wenyine ahubwo wavuga ngo ni kiremba kandi mubana mumaranye igihe si umugabo wabyaye ariko bikiremba gute niwe wamurembesheje sibyo we yaramufashe kuko yari yamukuye kundi mugore aravuga ati reka ngewe muha imiti hari ukuntu abagore bica abagabo ngo kugira ngo aribo bakunda cyane bigashiduka bamugize iki ikiremba icyo kintu kidakora neza ariko kubera iki isi yose yabimenye ko ako kantu kadakora burabye bishoboka ko umugore aroga umugabo we barabikora abapagani barabikora Pastor Mutesi ntabyo yakora ariko urumva oya yarabikoze kumena impamvu yabikoze umugore wa mbere byarakundaga kandi kimenye yarabyaye kuba iki yageze kuri uriya bikanga isi yose ikanabimenya nge mvugiye kuko isi yose imenya amakuru noneho reka nkwereke sibyo icyo nashaka kubwira Feredina arya ari menge sibyo umuntu utinyutse gufata uriya mugabo mwiza kuriya ikibasumba uriya mugabo ni mwiza cyane na Fanny ni mwiza bashakanye bose baberanye cyane sibyo ni umupapa utarihinduwe n'ibihe undi ni umumama utarahinduwe n'ibihe sibyo ni n'abapapa navuga ko wenda turi hano navuga ko nka buriya nka Fanny ni umubyeyi navuga umubyeyi mwiza uhereza uburere abana be nkurikije ko mbibona sibyo usibye n'abana be n'abandi none nkibaza kuri Pastor Mutesi ibi bintu akora we hari uburere bihereza abana cyangwa se
ushobora no kwibaza utese uyu muntu nimba wenda adakora ibintu byahereza uburere abana ese ahubwo wenda we ntago yaba afite nk'umubyeyi uranga Pastor Mutesi ntago afite nyina wenda ushobora kumugira inama ati wa mwana reka kurengera. Ikintu nabonye muri Pastor Mutesi nkimara kumva biriya bintu nabyumvishe ninjoro ngewe nibwo nahise mbahamagara sibyo numva birambabaje numva bigiye mu cyimba cy'umugabo wanjye ngereka nkubwiza ukuri Pastor Mutesi wibeshye gatoya ukamfatira nk'umugabo ukamuharabiga ninge nawe wamukorera iki kuko umugabo ni umugabo wubahwa urumva buriya mu bintu uzasuzugura sibyo uzareka umugore w'umugabo yisuzugura umugabo yishakiye uko bafite aho bahurira we ntabwo ufite uburenganzira bwuza kunsuzugura umugabo sibyo aho yancisha hose ni ngewe sibyo ni nge nawe urumva bigaragara ko Mutesi rero reka nkwereke ukuntu nabanye Mutesi rero ibintu byajyaga bivuga ku muhanda urumva ibyo gushaka abagabo ugahinduranya abagabo ntuhindura imyenda ntuhindura ikariso z'imbere nanjye reka mbivuga Mutesi ikintu namubonyemo Mutesi ubushiri rw'isoni kabiri mubonamo kutarerwa neza kandi yatwibwiriye ko ari bucura atwibwiriye ko afite na nyina urumva ararutwa natwe twakuriye mu mihanda tudafite ba mama kuko umwana wakuze adafite nyina ntago yatinyuka gufata umugabo sibyo twebwe buriya dufite na discipline reka nkwereke twakuze tudafite abaturera tugeze imbere tuhura na Yesu urumva Yesu turakizwa tumaze gukizwa duhabwa zandero tutabonye mbere Yesu adutoza bugwaneza adutoza kubaha muri Kristo Yesu niyo mpamvu twitwa abavuga butumwa none tekereza kuba uri umushumba Pastor Mutesi wacu ngaho abakobwa n'abahungu nimwumve indero Pastor Mutesi aba ejo namwe muzabibwira abantu nubona umuntu yinyariye ugenda ubivuge kumugaragara ikintu cyitwa ibanga kiba gikenewe cyane urumva cyane reka tuvuge kwanza buriya ariko kankubwire reka twe kumurenganya kubera ko turenganye mama we kabiri turenganye muri societe abantu bamwizera kabiri gatata ko arikoze Mutesi yigeze kutubwira ubuhamya bumwe twari muri Shakina Mutesi ubyibuke mu rusengero n'abakristo bari muri Shakina baza kubyibuka icyo kintu Mutesi yarakivuze nabonye ukuntu bavuga ngo yashiriye mu papa sheke babivugaho umushonji yashonje kandi none hari n'umunyacyaro ntago yigeze atekereza ko ntago yigeze arebaho urabona twebwe tuhari abantu tutize ni nabwo bwa mbere ubwo buri yarabonye sheke sura zibyari byo buriya ni nk'uwayima yaba ndenganyije nahitana ako kanya sinayirarana nahitanye kubikuza abana bakarya urumva none Mutesi ko wowe kunenga uriya mugabo siko buriya muri sheke uriya kuri sheke uziko nshaka kukwandikira sheke nkashyiraho sinyita ameze nk'iyanjye ukagena amafaranga bakayakwima yego ngaho bisaba ko nimba nkusinyiye sheke nshyiraho sinya yanjye nyine ihuye n'iri kuri banki urumva ni ukuvuga ngo Mutesi ubwe nubwo avuga ngo uriya mugabo yarahubutse Mute wibuka uri mu rusengero Shakina hari umugore wari ufunze hari umugabo wari ufunze afite umugore Mutesi yegera Mutesi yawe twibwira ubwo buhamya n'akanwa ke abakristo muri Shakina barabizi babimenye harimo umuprotokole witwa Charlene wari umukobwa icyo gihe harimo abantu benshi ntarondoye arangije aratwibwira ati ngewe umugore nambwiye ngo nampa amafaranga 300 mushakira umwavoka ati ndangije ndagenda kubera inzara nari mfite Mute wibagiwe inzara ukuntu iryana utangiye kunenga abantu ngo barahubuka nanjye uyimpaye ukarara uyimpaye utansobanurira bwacya nageze kuri banki ahubwo yarayitindanye sibyo ntabwo atindana amafaranga sheke ni amafaranga utansobanuriye bura ntiyamusobanuriye ngo amusobanurire cyangwa ntiyabwumvishe neza we yarazi ko ari amafaranga afite wowe ko umugore yaguhaye 300 ngo ujyane umushakira umwavoka uwo mubwiye ngo zana amafaranga mushakira umwavoka warangiza ukagenda ugafatira igitano warabyivugiye ko wafashe ayo mafaranga uragenda uyapfukama hejuru mu butayu urangije uragenda uhahisha igitano ukemura ikibazo cy'inzara siko wavuze ngo urangije umunsi wo kujya kuburana ugize imana ugerayo usanga umugabo bamufunguye na yandi urongera ugira gute urayarya igitano ryari risigaye umushumba mukuru muri Shakina w'umugabo yarahagurutse aravuga abwira abakristo ati rere ibi ni mushumba ubikoze
ni Pastor Mutesi ubikoza yego wowe nuwigana uyu nguyu ushobora kubigwamo yego afite uburyo ki yabikemuye nawe uzakemura ibyawe gutyo ariko ntibivuze ko uwumvisha uko nawe uzabikorera abantu mbere ya YouTube ari umwescort kubera iki Pastor yahagurutse akabwira abakristo gutyo nuko yari yumvishe ko harimo akantu kitwa iki inyanga sibyo iyo umugabo adafungurwa wora yahahishije sibyo rero reka nkubwira ariko Imana yarebye yanzara wari ufite ibona ko nawe ugiye guhemuka atari wowe ihita ica mu nzira ifunguza uwo mugabo ubuhamya niwe wabwivugiye nakubwiye ngo nitwa Juliet Mukayiranga sibyo mwitwa mama Charlene ndakwiyiziye kwa na bot uza kuhasengera ndakuzi uza gusenga wambara amakanza yasanzwe aya yagura 15 sibyo 10 none Imana iguteye iteka utangiye kubwira abantu ngo wowe urahahise hanje ahahise uvuga hawe abandi bari nigute ni ikibazo none ko usuzuguye Fanny se gutyo ubonye undi muntu wowe uritwaza ngo urajya gufasha abantu wakira abantu ubufasha wowe ufitemo inyungu nta kintu Mutesi ajya kina pranka yose Mutesi akina ayikina afitemo inyungu sibyo kujya kubwiriza ijambo ry'Imana ejo nini yabyivugiye yajyaga azi kubwiriza cyo kose arabizi uyu yagiraga mu rusengero abantu bose intebe barazikoreraga ubundi turo rikaza imbere kubera iki yakubitaga hari ifaranga Mutesi hatari ifaranga ntaga hagera Mutesi burane mu mutumira ahantu hatari inyungu nta hazakandagira ariko kubera najya gusura impfubyi kuko azi ko yafashe miliyoni yaza zabaha igice kuko azi ko afite icyo akuramo Mote umaze kwigaragaza tujye tuvugisha ukuri turamurambiwe Arine ndicyari kuri Charlene hashize igihe baradusenyeye tuza hariya mu gakekero ngenda kubwira ahantu nagiye ntura ugenda baza amakuru ya Juliet Mukayiranga mama Charlene ngende hano urumva twagiye mu gashekero Arina aza kunsanga yo byararangiye baranahashenye ndangije hamwe turasengana tumaze gusengana umuntu yamuzanye wanjye atazi ko ari njye buhasanga umukobwa witwa Arina aje aravuga ati niwe mu masharo ati rero nashakaga umuntu usengera ati barambwira ngo nkujyane ku munyamasanya shanga ni wowe Mutesi yaje gusengera wawe oya Arine yego wowe protocole muri rwo rusengero kuri Charlene yego ndangije ndamubwira nti ariko ndanamubwira nti ngiye ubwanje sinababwiye ko Mutesi buriya yafite ijambo ry'Imana mbere ariko reka nkubwire kubera ibyisi byatumye ahinduka niyo mpamvu Satani yamwinjiriye reka nkwereke Mutesi kizwa genda upfuka mukizwe n'abakwizera Mutesi wacu Mutesi afite ijambo Mutesi wari urifite mbere isi taragutwara utari wamenya kwitukumbuza utari wamenya ngo bega uko ugenda uko Imana igenda ikuriza igutera iteka kugira ngo udaseba cyangwa Imana ikakwibukira mbere yuko wakoreraga Imana ishobora kukwibuka wowe ca bugufi kuko umwuka barangi ikintu ukora utuma umuntu yishyira hejuru utuma umwuka barangi utuma umuntu atuka abantu reka nkwereke ukuntu barangi muri hose reka nkwereke ukuntu Mutesi yinjwe n'imbaraga z'abarangi yego kandi ndi kubikubwira nta muntu ufite Kristo Yesu sibyo yego utuka mugenzi we Yesu yavuze ngo iki Yesu yaravuze ngo nibagukubita urushi yego rumwe uhindukiza iki bagukubita ahandi uhindukiza undi musaya bakukubita ya koroni harya kari akantu bambika abashumba yego ajya kambara kakariya kabashumba yego bisobanuye ngo numuvugizi wa Yesu cyangwa ahagarariye Yesu hano mwisi sibyo ayobora abantu none izo nta muri kuyobora n'ibitutsi zibaho ibi bitutsi bari kukumvana ibyo nibyo ubu bwese ikora 2-3 twebwe twarashimye Imana tuvuga tuti Mutesi ushimwe Imana ishimwe abonye umugabo bagiye gusazana atongeye guca hangwa sibyo yego bamuvuga gutya urusaku rwe n'abagabo twayitururambi wabwiye n'ikirego ko Pastor Mutesi yinjiriwe n'umwuka w'abarangi kubera ibi bitutsi ariko se nakubwiye ngo umuntu nkurikirana wese ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabamenyera ko muto zabo sibyo ntabwo abarangi baratukana bose reka nkwereke umurangi ikintu akora ni ugukoza abandi isoni sibyo wanyumvishije none se hatinjiriwe ni
hatinje ahubwo nagenda apfukame kandi ubushize nigeze kubivuga umuntu wamuhaye ushumba niba atari dayimoni niba atari nawe atari satani nahamagare Mutesi yongera mubwiriza mwigisha yongera muhihanisha yongera mwaturireho agakiza kuko agakiza kamubuzemo hari igihe burya hari igihe ngiye ndi kugana n'umuntu numva nkavuga ati bya uyu muntu hari igihe amagambo ari kuvuga hari n'igihe hari n'ubutumwa navuga ko Imana hari ubutumwa nyine navuze ubwo n'Imana y'umuvugiyemo niko navuga simbizi hari igihe Imana yigeze ikwereka ko uyu Pastor Mutesi ari umurangi ku buryo wenda waba wabivugira mu ruhame ngereka nkubwire yego Imana ishobora kubinyereka Imana ikaba yarabikweretse uri kunyumva ishobora kubinyereka njye nkabura uburyo mbivugamo wanyumvishe yego ariko rero impamvu mvuga ko yinjiriwe yego ntabivuga ku mugaragaro ni ibigaragara yego twebwe turabyibonera yego nta muntu uvugira Yesu sibyo ukoze undi soni nta muntu uvugira Yesu ubwira undi ngo urahahise hanjye uri mu mwanda uri mu mabyi guri mu birutsi byanjye iba naye mu birutsi Mana yera reka mbabwire kabisa mu byo yarutse sibyo yego sibyo ndabyumva gendana na Yesu ku rugamba witwaza intwaro zose z'Imana dore urugamba rurakomeye kenyera ukuri witeregu kiranuka sibyo birambabaje hari indi ntwaro utazibagirwa ariko ni ku mukristo yego Danieli yarayikoresheje Dawidi nawe niyayiretse umwami Yesu yayitwaje buri munsi izi ntwaro Yesu yitwaje buri munsi ikigaragaza ko ufite Yesu habamo kwihangana habamo kudakomeretsa undi habamo kudashyamirana habamo kutagira ubusambo habamo kutiyemera Yesu yaje mu isaza yiyoroheje ikintu cyatwemeje ko Yesu atandukanye n'imbaraga mbi sibyo nuko yaje yiyoroheje aza aca bugufi aza ari umugwaneza aza ababazwa yambara kamera k'umwana w'umuntu ariko ari Imana yaremera arababazwa kugira ngo aducungure Yesu iyo dutangiye gukizwa rero ngo tuba tugeze ikirenge mu cya Kristo Yesu sibyo ikirenge cyo kwihangana ikirenge cyo gugutuka ugaceceka igenzi wawe ikirenge cyo kudaharabikana reka baguharabike we guharabikana reka bagutuke we gutukana ako niko gakiza k'umwana w'Imana sibyo iyo kimara rero guteshwa kuri izo nshingano sibyo uba watandukanye na Yesu uba utakigera kirenge mu cya Yesu uba delegiti wabaye wa Satani sibyo rero icyo nicyo kimenyetso kinyereka ko Mutesi agomba kugenda akihana buriya rero hari ijambo numva nkumva rimeze nk'iribabasha ukuntu kuba uyu Pastor Mutesi bamwe bamufata nk'umushumba cyangwa se ari umushumba nk'uko wenda yabisizwe ariko akaza ko yagereranywa n'uwo bita Mugwiza we bavuga ko ari umurangi none uyu Pastor Mutesi ukumva abantu barimo barafata Mugwiza we univugira ngo sinzi ibintu yavuze ngo nimba acunde basinuko ukuntu abivuga none uyu Mugwiza akagiranwa na Mutesi urabona bino bintu bitari buze kwa byashyira hasi abakozi b'Imana cyangwa ari nambe na Mugwiza ubyemera Mutesi reka nkubwire ikintu cyamugushije yego ni ikintu cyitwa amafaranga Mutesi ziranzira zose yaciyemo yego ni inzira z'amafaranga nicyo cyabiteye ahubwo nareka narye duke yego yongera akorera umukiza yego we yakoreraga na mbere kuko Yesu ko yarari niko ijambo rivuga ngo nubu niko akiri Yesu ntajya ahinduka Yesu ntaharara ngo cyangwa hararukwe Yesu ntiyoberanye uko yarari tugende nk'uko Yesu abishaka dukire ariko tugende nk'uko Yesu abishaka twambara neza ariko tugende nk'uko Yesu abishaka tugende mu modoka ariko tugende nk'uko Yesu ashaka tuba bakene turare hasi ariko tugende nk'uko Yesu ashaka dusabe twishwe n'inzara duhabwe n'ubishaka utabishaka
tumwihorere twe kumucira urubanza kuko Yesu niko ashaka. Yesu ashaka ubugwaneza. Yesu ibyo aguhaye ubirya neza. Yesu yaguhaye ibintu nta mpagarara. Igituma rero ko intambara ziri kumubaho kandi zikagaragara no akageraho atukana, akageraho agamburura, sibyo? Nuko nta Yesu kimurimo, nibyo uri kurya byose nta Yesu birimo, kuko Yesu yabibamo. Yesu yajyaga kuza kuguha ihumbure ryo kwihangana. Yesu akaguha ihumure ryo kugwa neza. Yesu akaguteramo urubuto rwitwa kudatukana no kudahangana. Yesu nta kikurimo, sibyo? Tangira wisuzume ko wakomeje inyubako, imirimo yabera yose izanyuzwa mu ruganda. Tangira wisuzume Mutesi ko wakomeje inyubako, imirimo yabera yose izanyuzwa mu ruganda. Amina. Nukuvuga ngo tangira wisuzume imirimo yose uzakorera mu isi. Bajya babuca umugani ngo ntari umugabo ntihabwa iki? Intebe. Niba warakijwe mu gihe cya kera ukafata iminsi 10 ukayikizwamo, ugafata undi munsi umwe wa 11 ukawugwamo, ya minsi ya mbere yose ibipfuye ubusa. Yesu aje kugutwara wajya kwa Satani. Bisaba ko umukristo ahora yihana uko bwije nuko bukeye, kuko ntago turageraho Satani adatera ibuye. Ariko mama Charlene nakoze icyaha cyo gusambana koko cyambayeho, sibyo? Deregete menye ko nasambanye. Saba iki? Imana imbabazi. Mute kuva watuka Fanny ngo nahahise ari mu birutsi byawe, kuva wavuguriye umugabo ko yazanye ibintu mu ntoki mu nzara, wasabye Imana imbabazi? Wayisabye imbabazi? Uyisabye imbabazi rero urumva yabanje gutuka umugore, urumva yabonye umwanya kuzisaba yagarutse atuka umugabo. Mute urambabaje cyane, ntago narinzi umuntu nyina noneho uvuga ati ngiye nari bucuri wacu, ngiye bakuru banjye baranteruye. Baguteruye bakwigisha gutukana? Baguteruye bakwigisha gushira isoni? Ese umuntu urezwe na Bucura n'umuntu w'umutesi ugira ikinyabupfura bitewe nuko bakuru be bamureze. Kandi kabucura buryo umwana w'ifura na Bucura ngo n'abana bakundwa cyane. Bucura n'umuntu udakorwaho, Bucura n'umuntu utozwa discipline, Bucura umukecuru abayira mureze mu bukecuru nta kumubwira nabi. Aba bana bacu twabyaye turi batoya, hari igihe twabahubukanaga, ariko nk'ubakana kanje mfite kano gatoya rwose dore ko kitwa na bebe na nubu karacyara agahinja. Shobora kugashyira mwakuza mu rukundo no kukabwira neza, nako kazagira ubwenge bwo kubwira abandi neza, sibyo? Mutekizwa subira ku isoko. Yesu ni umugwaneza. Yesu araguhamagara wakakanya. Ntago Yesu yita kwibaze. Ni byiza kuyambara, urumva? Ni byiza kuyambara ari kuyambaranye Kristo Yesu. Ni byiza kugenda mu modoka. Ni byiza ko Imana yaragushubije. Mote Mungu wangu. Pastor Mutesi ati ndashaka ko uwo bita Pastor Gabi azaza aho ducururiza, nkamwambika ikanzu, nkamwambika ikariso, nkamwatsa nyine nkamuhindurira ubuzima. Niko yavuze. Aho yabivuze gutyo rero deja hite yumva ko Feredina yego nawe uhite wibwira icyo bagomba kukwambika. Yitegure kwambara ikariso, urucira mu cyeba, urucira mu kasko, rugatwara nyoko. Feredina itegure kwambara iyo ntuza bavuze, nisutiye yego, nikanzu yego, ni bazubwo yego, ngo na padi yavu ngo azamugo ngo yiteguye kandi ngo kujya mu mihango, bamwemere ngo ikarito ya Kotex wayamwiyorewe kubikinamo. Ibyo byose nge nabyumvishe, sibyo? Yego, nabyumvishe. Yego, delegate ahita byambika umugabo we. Yego, kuko uri hano umugabo wa Fanny, sibyo? Yego, kuko ari umugabo wiwe. Abanza byambika umugabo arebe ko bimubera. Abanza byambika umugabo we kuko nawe ni umugabo. Ni mu gihe amuhinduye umugore bisobanuye ko Mutesi urumva we niwe mugabo.
ahubwo yavuga ati rero wa mugabo uze nkuremo imyenda nge nambara ipantaro yawe wowe wambara iki iyi kanzu ubwo reka twemerere reka tubyemere Mutesi ahindutse umugabo deje yego sibyo ubwo Feredina sibyo uri kubana n'umugabo mugenzi wawe ngo nabatinganye uri kunyumva aya tujye tuvugisha ukuri ngo nabatinganye ariko reka nkubwize ukuri ukuri ni ukuri yego abadukurikirana muntu kuko mushaka yego nunuke ariko ukuri kuzahora ari ukuri yego niba ufashe umugabo w'umugenzi wawe ukamuhindura umugore deje bisobanuye ngo wawe yamaze kuba umugore kera bivuze ngo niwe Feredina ibubu ingofero inkweto y'abagore niyo sutiye niyo nkuza nanjye nemeye kugurira Feredina yego pade z'igihumbi urazemeye kuza Feredina ubona se sibyo niba kuko nta kuntu wafata uriya mugabo yego kandi nabonye banangana umuntu utinyuka gutuka umugabo wundi kuri deje ubwo nawe uwe ni umugore yego sibyo oya tujye tunavugisha ukuri reka nkwereke mwa bantu mwe kabagabo ari abagaciro yego mwagiye mwubaha abagabo niba umugabo atari uwawe wakubasha umugabo w'abandi ukamuha icyubahiro utubasha umugabo w'abandi rero nowe nta mwubaha iyo ni ishusho itwereka ko we Mutesi impamvu abagabo baguca mu myanya y'intoki sibyo washatse umwe akagenda agashaka kwa kabiri ukaba ugeze kwa gatatu ni icyubahiro gikeya wigirira sibyo agabuba utombokeye umugabo hanze yareka gutombokera umugabo we wo mu nzu abari nuza abari umukozi abameze nk'umukozi wo mu rugo ngende kubona Feredina afashe umwe yari gukubura ari no gukoropa ari no gufure imyenda ya Mutesi kandi ndiseriye karusha ni monseke Mutesi akavuga ati kora ngenge mu kiganiro ako kanya kubera ko niba ufashe umugabo wundi ukamutesha agaciro ako kanya n'abagabo babyumvishije bose ako kanya bahise babona Feredina icyo ari cyo sibyo n'umugabo wabyumvishije kandi n'umumama wikundira umugabo we gereka nkubwize ukuri nahuye n'ibibazo byinshi mpura n'amacenga y'umugabo nishakiye ariko ndakubwije ukuri kw'Imana ko mwijuru umugabo wanjye ndamukunda naramukundaga na n'ubu ndamukunda sibyo naho naba ngiye kuri kamera ndi kurira ntizariranyishe ariko bidakuyeho ko umugabo wanjye yari umugabo sibyo na nuba hari ni umugabo banyumvishije icyubero cy'umugabo aragifite aranagisabwa ikimenyimenyi umuntu wabyaye jya ukuramo ingofero yishyire ku ruhande kubera kuko n'umugabo yego wa mwana reka nkubwire ubu ntiwarongoye uri umugabo sibyo uri umugabo sibyo ubu ngiye ninjye ugomba kukwita umwana na Feredina ni umugabo mu rugo ninjye ugomba kukwita umwana kubera ko ndakuruta uri umwana wanjye ni urugero ariko umugore washatse n'umukobwa mungana n'umugore mungana ari kubona ko uri umugabo kereka ngewe ushobora kuvuga ngo uyu ni umwana wawe ariko nubwo nkwita umwana mvuga ko umwana wanjye yabaye iki umugabo sibyo kuko ni umugabo w'umugore aho ako cyubahiro uragifite sibyo rero bisobanuye ngo abagabo nabo kubaho ntago abagabo arabo gusuzugura umugabo aragukubita mu gitondo akagukubita nimugoroba ukagira gute ariko ni umugabo yarabyaye mwarashakanye murabyara nta byamukuraho kuba umugabo mugabo Pastor Fanny ni umugabo Pastor Fanny ni umubyeyi uko yamera kose niko kakano navuze ngo umusajya atasobya njyewe mu kigandi impamvu mbivuga gutyo ako kantu nkakunda kubi sibyo kimwe nk'uko bavuga ngo omuzade sitasobya bisone ngo umubyeyi ntasobya cyangwa umubyeyi ntakosa biso impamvu babonye ko umubyeyi adakosa nk'iyi umubyeyi bamubonamo inararibonye bakamubonamo ikintu gikomeye cyo kuba yarakujije abana akihangana cyo kuba yarashatse akihangana cyo kuba amaze iyo myaka yose noneho niyo mpamvu umwana muto yamubonye avuga ati mama ntasobya umubyeyi burya nta kosa ni nayo mpamvu bavuga ngo burya umugore amafuti y'umugore y'umugabo nako nibwo buryo bwe wowe ufite umugore ni urugero umugore wawe musanze hariya yasambanye wowe bagufatiye hariya
ibimwaro tumwara si bimwe umugore wawe ari bumware kurusha wowe sibyo reka nkubwire ikintu babwira ikintu cyitwa umugabo kizahora nubwo u Rwanda rwaduhaye ijambo pe abagore twabonye ijambo ariko ntibikuyeho gufata umugabo w'umuntu ngo umusuzugure deje ukimara gusuzugura umugabo w'umuntu n'uwawe wamushyize hasi niyo mpamvu nakubwiye ngo Buferedina urwego ariho bitewe nuko Mutesi yasuzuguye umugabo wundi Feredina ari gukoropa niwe woza n'ibyombo oya niko bimeze ubu niko biba bimeze uko kandi uhita ubibona ubuse ngiye ko nabibonye kandi hari n'abandi babibonye ntibabivuga ubu ntago Pastor Gabi yakoze ikosa kuza kuvugira umugore we mu gihe Pastor Mutesi yari yavuze Pastor Fanny aho niho heza Pastor Gabi icyo nicyo kikwereka umugabo ukunda umugore we sibyo ikimenyetso cy'abakundana ngiki kuriya basezerana ko ngo yaba mu rupfu yaba mu burwayi tuzabana yaba bakuvuze nabi tuzabana kubera iki azi ikintu kiremereye mu mugore we azi uburyo mubanye oya hari abantu bibaniye neza shuti yanjye Mutesi shira hasi agapira n'ibingo zaratunaniye turi inzererezi emera ko turi inzererezi ariko hari abagore bifitiye abagabo babo babakunda bakundanye guhera bashakanye bakanasazana rero apanisha ari n'umujinya no gushaka kubasiga ibyasha ngo ubwo bari mu mazirano uriya mugabo naramukunze nanamushimiye buriya bajya baca umugani ngo ukubise imbwa abashaka iki sebuje none se ariko tuvugisha ukuri aya namwe muri abana ubu umuntu yagufatira umwana akamukubita akamusebya ntuvuge umuntu yagufatira umugore wikundiye umugore wabyutse mu gitondo ugatoranya ariko uzi ukuntu Fanny ari mwiza ni mwiza Fanny aho mbona hose ngenda nakwikundira kuko nabonye uri umubyeyi udahindurwa n'ibihe uko nkuboneje niko nkubona nako gasatsi kawe kandi si uko adafite amafaranga kandi si uko atigeze aca mu bihe byo kuyabura ariko ameze kiriya kintu Fanny akoze kiriya kintu ukuntu Fanny ateye ni ibikwereka ko umugabo yamushimye uko yamushimye nuko urumva yamukundiye ukoriya nta nubwo Fanny ashaka kwihindura nta nubwo ashaka kwiteraho ibindi uko yamukunze nuko cyanajyaga nyango Pastor Mutesi n'inzobe we Pastor Mutesi ni igikara na kibi ako sha amavuta agira n'abantu beza yego je najyaga ngira ngo n'inzobe reka nkwereka rero Pastor Mutesi nawe ariyizi ko yari igikara sebyo ariyizi n'ukuri yego atukuyeje bundi amana we Imana tw'abadiaspora tuje none uri kubwira abandi batitukuje cyangwa badafite uburyo bagura amavuta ko ari babi ko bari ahahise hawe Pastor Fanny ntabwo ari ahahise yawe mu buryo bw'umwuka Pastor Fanny afite imbaraga z'umwuka wera w'Imana sibyo Mutesi ari kubona Pastor Fanny akabona ikirere hari bibiri ikirere cy'umwuka mubi n'umwuka w'Imana iyo bibangikanye gutya rero birabalansinga niko Pastor na Mutesi ameze na Fanny Pastor Fanny arera Mutesi aranduye Pastor Fanny reka tuvugisha ukuri n'ukuri pe kubera ko imbuto wazitweretse ko Pastor Fanny arakuruta aranakuruta we ntiyahinduwe n'ibihe kabiri ntago yigeze ajya kuri kamera ngo agutuke ngo agusiribanga niba kubwije ukuri kuriho akakubwira ko imfubyi ari imfubyi yaga nacyo narakibonye niba imfubyi ugomba guhaguruka dore ko Imana yaguhaye abantu bagusupporta bakagutera inkunga kugira ngo ujye gufasha abantu ni byiza ni nibyo agaciro icyo gikorwa waragikoze ni kina cyiza gomeza ugikore gukwera no gukiranuka ariko utivanze mu gutukana ikintu cyanshimishe nuko Pastor Fanny we wabonye ko uriya mubyeyi w'amasheke uriya bari gupfa ikibazo cya sheke we yagiyeyo ajya kumusura naramubonye ariko we nta kibazo kigeze kiba ibyo yajyanye arabijyanye umva Pastor Fanny impamvu yagiye nta kibazo kigaragaye Pastor Fanny yagiye mu buryo bwiwe mu buryo bwo mwuka wera mu buryo bw'urukundo nk'umubyeyi mu buryo bw'uko Imana yamuhaye igihumbi cye arabyuka aragitekererezamo aravuga ati iki gihumbi sibyo nibwo yaba ari umubyeyi mugenzi wanjye wampaye senyeze ariko njye mbikuye mu mutima wanjye mbagurutse ndi umubyeyi ngiye gufasha abana banjye sibyo kuko umubyeyi wese umwana wese aba ari uwe urumva niyo mpamvu atagira ingaro ariko ntabwo uzajya hariya ngo wifotoze ku bantu urumva ngo wigira gutya ariko mana irarema
Imana ni umubyeyi izabagaragaza sibyo bitagiye kure nta nubwo byari byazo. Buriya Pastor Mutesi hari kugaragara ko ndateganyaho ko bavuze ngo ibyagiye byigaragaza byinshi. Nshuti yanjye Mutesi reka nkubwire ntago mbivuze mu buryo bw'ubuhanuzi kuko buriya buhanuzi abahanuzi bahanuye ari benshi. Hari abahanura mu buryo bw'Imana batumwe n'Imana, hari n'abituma ariko ngereka nkubwire mu kinyarwanda cyuzuye navuze ntanatitiye ntanavuze ngo Imana iravuze. Ibi bintu urimo biri kukuganisha kurimbuka, biri kukuganisha gukena, urumva ugasubira hahandi ho wavuye. Bisaba rero ko wongera ugapfuka mu gakizwa kugira ngo utere imbere. Naho hitinze Satani iraguha hitinge ariko ngo ni igihe gito. Sibyo? Ibyo bigashira. Shaka kujya gukizwa. Imana yagutabaye ubona umugabo. Wajya kujya kuri kamera ukavuga uti ngewe Mana sinshobora kubaho ntafite umugabo. Imana ikwikubitira igisipress. Urumva? Igisipress. Igisipress ariko Imana mwikubitira igisipress. Igisipress cy'umugabo. No kuvuga ni igitonora ariko mbivuga. Hari urimo njya mvuga wenda abandi batumva. Ariko buriya kuko cyane ngiye kubera ko buriya hari kuntu indimi z'amahanga zigenda zikatuyobya zikatuzamo cyane. Wenda ukavuga ikinyarwanda kituzuye ariko reka nkubwire igisipress kera iwacu ni Mutara. Iyo twabonaga umukobwa mwiza cyangwa umuhungu mwiza wumvaga abakecuru bavuga ngo ngura mukobwa ni igisipress, ngo ni igitonore, mbega umuntu mwiza. Urumva none Imana yakwikubitiye umugabo mwiza utagira nabi wa mugani. Sibyo? Wakwibaniye n'umugabo wawe ukava ku bagabo abandi. Imana ko yaguhaye umugabo ukwemera ukuri. Ubona Pastor Mutesi hari ikintu azicuza? Azicuza nyine aticuza. Kiza nuko we natagenda neza abantu bagira nibazo nuko nta kamaro baba bamaze mu buzima bwe. Yego. Reka nkubwire uko kimwe kigenda gihita hari indorerwamo bakubonamo. Ikindi ni gihita nubwo atakubwira wa muntu hari indorerwamo yinda kubonamo. Wari wagendana n'umuntu ugakora ikosa nkaho yakakubwiye ati ni ikosa. Urumva? Kandi ubona inshuti yawe inshuti nziza ni kubwira aho ikosa ryawe riri ukihana. Ariko hari inshuti mugendana wakora ikosa gaseka nta kibazo. Rata niba kwihorera. Rata Mutesi wanjye. Rata Mutesi wanjye. Ikosa ni ikosa. Umuntu mwiza nakubwira aho wakoze ikosa wihane mugendane neza gomeze kubahe n'umwana muto ayakubwira ati mama aha wakoze iki ikosa. Sibyo? Rero nge ndumva kwiye gukizwa. Ikindi cya kabiri uriya papa nawe bahaye sheke ni ukuri nanjye juriye ati muyimpaye nahita ngenda. Sibyo? Tuba twifitiye ibibazo. Umuntu afite ibibazo byinshi cyane. Sibyo? Na kuntu umuntu yampa sheke ngo nyiryamane. Hanyuma rero urabona uyu mwuka navuga urabona iyo umuntu ari kuri social media nibyo bita kuba influencer. Iyo ukora ibiganiro ugira abantu bagukunda bakuba hafi. Urabona Pastor Mutesi uyu mwuka w'uburangi cyangwa se kuba ari umurangi atazayobya abantu benshi kuko hari abamuhamagara bagira ati dusengere, abandi bati Pastor turifuza kudufasha kwera imbuto cyangwa nagiranye ibibazo n'umugabo dufashe udusengere. Urabona koko nagumya kabinjizamo ibi bintu byo kuba ari uburangi cyangwa imyuka y'abarangi cyane ko bavuga ngo abantu babarangi ngo bafite buri imbaraga nyinshi. Urabona nangaruka bizatera muri bafite imbaraga ziyobya abantu benshi niko biba bishatse kuvuga. Kandi bura ngo hari inyamaswa bifashisha. Reka nkubwira Mutesi hari ikiganiro nigeze kumva. Yego. Bavuga ngo yajyaga ajya kuraguza. Hari n'abavuze bati twaramubonye. Yego. Ibyo byarahise nyine baravuze nyine. Ariko iyo tumurebesheje amaso twebwe tukamureba Mutesi wa mbere. Yego. W'igikara. Ntago kuba inzobe bivuze ko Imana nibiguteye iteka. Wambaye agakanzu keza. Yego. Mbere warambaraga ibicitse. Gumana ku gakanzu keza ugumana gakiza. Sibyo? Yego. Ubu tuvuga ko abamama bose yego babarokore bagiye bagasubizwa bitwara nabi cyangwa baretse agakiza. Igihogere kinini kishigikira Mutesi.
ni ikitabona ukuri aho kuri yego sibyo ni ikitabona ifuti ariko umuntu wakijwe muri Kristo Yesu ufite imbuto z'agakiza z'abigishije aho nta gahuza na Mutesi. Ashobone nabonye video iranungura ni video Pastor Mutesi ari kuvuga nubwo amenye nari nyibonye najyaga ngira ngo ni nibihuha ari kuvuga ati ngo ngewe rero reka mbabwire nta bihe naciyemo ko ngo hari igihe cyageze ngewe mbindaya ntabwo yavuze ngo abindaya ubanza ari incitse ntabwo ari byo mvuze aravuga ati hari igihe cyageze ngo Pastor Claude akazajya anzanira abagabo ashinzwe kuma pasi z'abagabo ariko wabonye ko Pastor Claude ku kavido kahita gakomeza bati ngo niyemere ngo yemera ko uvuge ko twasambanye twihane nta kibazo niko Pastor Claude ahita akomeza Pastor Claude impamvu bivuga uri reka nkubwire ikintu cyitwa abagabo nicyo nakubwiye umugabo ashobora no kuvuga ati mva naraye nkurongoye akanabivuga rwose noneho umugore icyo ni isoni urumva ariko umugabo ashobora no kuvuga ati none tumaze kubikora hako nubwo wawe mu mama wabikoza ako kanya sha niyo bakurahiza akajana banagukura hano gutwe urumva uvuga ati reka ntabwo byabaye ntabwo byabaye kandi uwo mwabikoranye ari kugira gute ari kubyemeza wenda n'ishusho yagaragaye ariko ni hahandi kubera kuba mama ni ikintu cyubahijwe cyangwa se bakora mu byubahiro ariko umugabo we kuko nta sona agira niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ntakumirwa avuga ati twarasambanye ariko reka nkwereke bigaragare ko Mutesi na Claude baraziranye. Mutesi na Pastor Claude ni bamwe no baraziranye yego niba twebwe ntago twigeze tubona abagore Pastor Mutesi yarangiye nde Claude yego ntago twababonye ntago byo twabyumvise twumvishe ko nanjye narakumvishe ngo bicaye ahantu Mutesi afite igitabo yarafite igitabo yambaye igitenge yego barangiza bakasangira mbese niba basangiraga reka nkubwire ariko wa mugani yego tubirebere mu buryo bw'iki gihe yego komisiyoneri ni iki komisiyoneri no yakurangiye ikibanza mugira gute arakurangira ukaguruka agenda gusa uragenda ukakigura aho n'igihe ugenda ukareba icyo kibanza wasanga kidahuye n'ibyo ushaka ukakireka ukajya gushaka ikindi ni kukugira ngo komisiyoneri akora iki komisiyoneri ni impamvu yihe yitwa komisiyoneri nuko umuha kuri komisiyo none se ka winjyana kurerera rero niyo mpamvu nashatse narivuze ngo kakajambo k'indaya ngavuga ngo kari kancitse ubwo ngubwo rero yaba yari kuko urumva yaricuruzaga Pastor Mutesi urumva mu buryo bw'abantu b'abakristo noneho byongeye ari n'abashumba banaye bamutukoze bibi ibaze kuba uri umupasiteri nabi mutugiriye nabi muratwishe mutumazeho uri umupasiteri ukaza kuri kamera ngo yamaga komisiyo yarantwara aho yango yarantwara yamumerezaga yandangiraga abagabo ariko nawe ugatinyuka ukanabivuga umugore arasambana agacece kakabihisha agasenga n'Imana ati Imana ntibazabimenye wowe ure kujya kuri kamera ukabyemera noneho deja uri n'umushumba icyo gihe nabivuze nta mugabo afite no yari n'umushumba erega n'umushumba erega gusambana nta kibazo urumva ibyo biranamureba kami k'umuntu n'umutima we kandi buriya ntago wakura mu kintu cy'umuntu ashaka kandi ntiwategeka umuntu sibyo ariko noneho muri n'abashumba ako kanya bashumba mwambitse amakanzu aba bantu bitwara nabi basebye Imana musubire ku isoko mugende mubambura ubushumba mubambura ubushumba ababona se babambura ubushumba bajya gusezerana bakabura basezeranira urumva bo ariko ari kubera iki ako we ntago mwabonye aho ubundi ko muvuga ngo Mutesi ntiyari igikara tujye tuvugisha ukuri mu bukwe bwa Rugana Intwari ikanzu yari yambaye y'umweru na Rugana Intwari mwabonaga Mutesi asa kuriya nkuko yasezeranye na Feredinasa none se ho mutavuga ko Mutesi atisize ni ubwo se mwebwe ni mubibona agafaranga aho kageze kagira gute karomora karakesha ariko ntago gatera iki kwihenura nta nubwo gakiza kamere ntago gakiza kamere harya bajya baca umugani ngo kamere ntikurwa na reka yego kamere ngo nikurwa na reka ariko mana ko nshaka kumva ikinyarwanda bashaka kugena ikinyarwanda ariko buriya kankubwira nubundi byanga bikunda icyo wakoze ntikikuvaho yego paka ariko hari ahantu Kristo Yesu yaje yica kamere sibyo yica kamere iyo wamwemereye Yesu Kristo ukagendana nawe ugatera ikirenge muke mukagendana kuko Yesu aba ari hafi yacu uyu Yesu ikintu amara mu buzima bw'umuntu
Yesu iyo abantu bagutaye Yesu aragusanga iyo umwemera nawe akwemera. Asuramutse ugiye nko gusenga ahantu cyangwa wenda tuvuge umuntu aragutumiye mu bukwe mu gitaramo runaka mu giterana ahantu ugasanga Pastor Mutesi niwe bagize umushumba uri bwigishe, waba ucyumvisha ijambo ry'Imana wakomeza? Reka nkubwire Pastor Mutesi. Pastor Mutesi rwose ubu kuri iyi ishuje ugezeho abagutega amatwi ni bake, niba abandi batari bamenya uwuriwe, niba abandi Mwuka Wera atari yigisha neza ngo bamenye ngo imbuto z'agakiza ni izihe, abo nibo bamutega amatwi. Nge sinakwirirwa mutega amatwi. Ubona atameze nka mama Charlene? Ariko reka nkubwire rero buriya abantu baratandukanye. Mama Charlene nta kibazo cye, ariko nawe yageze ansanga umuntu yarahindutse. Umva nkubwire rero kuko mama Charlene hari akavideo nabonye nako karanungura. Kariya yavugaga ngo ibisatsi ni ibihuru. Ibyo bihuru byanyu. Ariko ngo ibyo bintu mwishyiraho nanjye narakabonye nanagashyira ku ruhande. Ariko ngeze aho ndavuga nti okay reka nkwereke rero mu by'ukuri ibisatsi byabo aho ngaho yari agifite Mwuka Wera, agifite Mwuka Wera kabisa. Yari agifite Mwuka Wera, tujya tuvugisha ukuri, yari agifite Mwuka Wera wa wundi uvuga kutihindura. Ari byo navugaga, akavuga ngo ibintu byo kudahindurwa n'ibihe, sibyo urimo. Erega iyo tuvuga ngo kudahindurwa n'ibihe tuba tuvuze ngo kudahindurwa n'ibihe ugezemo, aho uvuye naho ugeze. Niba mvuye mu buzima buciriritse ningera no mu bukomeye ntisimpinduke, nsigara ndi wa wundi, niko kudahindurwa n'iki n'ibihe. Ariko mama Charlene nawe impamvu ako karamutsinze, tujye tuvugisha ukuri, karamutsinze. Ariko nubwo kamutsinze, ariko nubwo afite uwo musatsi awusokoza, asigaye ashyiramo bya bisokozo, avuga katimo kiramo bya bisokozo byanyu, ariko nawe ajya muri saro bakabishyiramo. Ariko basi mama Charlene we afite indangagaciro. Mama Charlene ntago yitwara nka Mutesi, ntago yitwara nka Mutesi, sibyo? Ako kantu niko kamutsinze, ako kantu ko kuvanga imisatsi n'ibihuru bwacyo bagasanga nawe abyikoreye ku mutwe. Ariko noneho we tuvuge ko mu byo yavuze byose ariko yitwara neza, agerageza kwitwara neza. Nabira bavuze ngo asigaye ahambira amabuno ngo akagira buriya ni ukwereka abamama, sibyo uko bagomba kwambara. Nge nta pantaro nta jipo igera mu mutwe njya mbona yambara imyenda myiza iringaniye. Ariko amabuno ariko Imana igomba reka nkubwire mama Charlene ashobora gufata inuza akazirika ikibuno akakigaragaza. Reka kizirike inshuti yanjye, ziriya kanzu mbere kizambara zaburaga aho zifata. Reka nkwereke nigeze kunanuka, niziye kunanuka nshuti yanjye. Reka umwana azirike ikibuno, reka umwana akenyera igitenge kimufate, reka umwana yambara ikanzu. Ni ukuri buriya mama Charlene nge naranamukunze hari ahantu. Ni ukuri mu gihe Imana igutehe inyama bisobanuye ko nubwo yarananutse yari ahorose mu buryo bw'inzara, ariko yari ateye neza. Ati reka nze mbigisha uburyo mu binda z'abagabo banyu. Niko yavuze, yarabivuze ngo impamvu yabivuze gutyo, hari igihe abakristo bubaka tubivuge, hari igihe abatwebwe abamama twubaka nitumenye gufata abagabo neza, sibyo? Tugahora mu butayu. Ninde bagiye kanyarira basenze nciyeho mu butayu hano basenze nciyeho. Ariko impamvu yababwiye ati kanze mbere ku kuntu mwaba indaya imbere y'abagabo banyu, ntago ari buriya indaya. Impamvu abagabo bacu bazijyamo nuko baba bakoze utuntu bavuze neza bagize gutyo, abagabo bakagenda. Uvuye mu butayu urananiwe ku wa mbere, urananiwe ku wa kabiri, ku wa gatatu urananiwe, wa mugani sibyo? Aho nta nikosa yakoze nawe, gusa nuko yashyizeho ngo mbere ku kuntu muba indaya, ariko yashatse kubabwira ati mbere ku kuntu muba beza imbere y'abagabo banyu, mubahekeya, sibyo? Ibyo byo nta n'ikibazo. Hari abantu bagiye banenga. Reka nkwereke mama Charlene ndanamukunda, wigira n'ikintu mbwira. Ariko abantu baramunenze umumama wirereye turiya twana twe nabonye, sibyo? Umumama wirereye mama Charlene ko mumuvuga gutyo, mwari mwamwumva inkuru z'abagabo nka 40 ingahe? Kandi ejo namvaga ngo afite ubukwe iriya. Ibyo nibyo mwumvisha. Nabwo bwanapfuye. Mwarabyumvisha ariko? Narabyumvisha bivugwa. Nyine mwarabyumvisha. Ubwo nabanyabihuha babivuze ba Juste n'abandi. Ashobora no
aritegura kubikora kubera ko mu gihe yatandukanye n'umugabo wa mbere akeneye wa kabiri nta kibazo bitwaye kuko buriya iyo washatse bwa mbere urugo rukakunanira wemere gushaka urwa kabiri kugira ngo ugerageze sibyo se kandi mu mashani urabona ni mutoya ni maracyari mutagomba gushaka ariko ikintu bamunenzeho urarekanye kubwire bavuze ko bahereye kuri izo nyigisho yabaga afite mbere ko akavuga ati nimugagire ibintu by'ibisatsi mbese ngeyo nyigisho iyo video nyibona naravuze ati kabisa uyu muntu wa kera yari uwa nyawe sibyo ariko nyuma ubwo Pastor Mutesi yatukaga Siya mbona mama Charlene aje arimo aranenga Pastor Mutesi bigaragara ko mama Charlene atakiri ku ruhande rwa Pastor Mutesi anenga ibikorere yose ya Pastor Mutesi ariko abantu akaza bati mwese muri bamwe nawe kera uko ari umeze si kukiro tandukanya rero buriya abana bashobora kuba bari mu rugo yego umwe agakora ikosa rye undi agakora irye ariko hari ukora ikosa rikabije sibyo wa wundi ukora ikosa rikabije nukoze rito urumva ntago bahura burya hari ukabye akaguteza n'abantu sibyo hari ukora ikosa rigahera mu nzu mama Charlene uramunenga iki mu gihe yari yavugaga ati ibyo bihuru nuko atari afite amafaranga agize gute abikoraho wabine neza mu gihe yambaraga yakanzu nabonye imwizengurutsaho ariko mana ushimwe ko ujya ukura abantu kure mama Charlene ibyibuhire wikubitire style kubita ikibuno ikiguru kubite kandi yirinde nde yirinde inshuti nka Pastor Mutesi none se buriya ni inshuti ira inshuti yagambaniye Siya akamushyira hanze koko Asiya umukobwa mwiza akana keza koko kapfakaye ntakagirire muhwe niba yaramuhuje n'icyo kigabo cyagega bakubona ko azagikuraho ikintu bya bintu Pastor Claude yamukoreraga sha urumva ni komisiyo ariko nakubwiye ngo sina komisiyo abaranga kera abaranga bo babaho nabo baracyari ariko umuranga iyo yaranze umuntu ntasubira inyuma ngo amusebye umuranga mwiza ni wa wundi ahubwo ubona uwo yaranze afite ingeso mba akamushyira ku ruhande akamuhana ati nyamuneka itware gutyo sibyo ariko ntago ari ukumutamaza sibyo rero no kuvuga ngo byo ari byo byose Mutesi ariko ibyakora byose nongere mbikubwira ikintu cyitwa ifaranga no wa mbere cyane kandi agishaka mu mubi no mu bwiza wanyumvishije abumva umuntu ageze ku rwego kugira ngo atagira atanga umubiri Yuda yagambaniye Yesu yagambaye umwana w'Imana kandi barasangiraga sibyo ntago byananirwa rero yuko uriya mu mama yajyaga gusubira inyuma yakamurangira umugabo undi agira ngo ati hareruye umubyeyi andangiye umugabo kandi urabona ko uriya mu mama yapfushije umugabo atari yamenye imihanda atari yagerwa amajanja n'ibigabo by'iki gihe sibyo ndi kuvuga ibigabo by'ibigoryi nabwo na Bibiliya irabivuga ariko sinjye bivuze ivuga n'abahanuzi Bibiliya iravuga ngo hari ibigabo by'ibigoryi sibyo no kuvuga ngo rero sinjye ubivuze urumva Bibiliya iravuga ngo abagabo b'ibigoryi babaho no kuvuga ngo abagore b'ibigoryi irabavuga babaho none se babakobwa 10 batanu niba ari abanyabwenge batanu ari abapfapfa ari abapfapfa batanu Mutesi ari mu bapfapfa tumushyire no ku ruhande ngiye niwonge no kumbwira kandi niwonge ntabwo najya kuvuga ku bapfapfa Mutesi yabaye umwe mu bagore mu bakobwa b'abapfapfa ngo bari 10 bamwe batwara amatabaza yabo bashyiramo amavuta ahagije y'urugendo nde kuvuga y'urugendo abandi barangije bafata intorezo zabo bashyiramo amavuta bafata amatabaza yabo neza bashyiramo na reserve urumva bitwaza n'iki na reserve bagataha umukwe ari buzire nituzi igihe umunsi n'igihe nituzi isaha ari buzire reka twe gutwara amatabaza arimo amavuta guta reka twitwaze n'iki na reserve abandi batanu kuko ari ibipfapfa bajyana amavuta n'amatabazamo gusa isaha ziragenda zirongera ziragenda ariko umukwe atinze turi kubigereranya no muri iyi si turi kubigereranya n'aka kanya
umukwaza amatabaza yabo azimanye abakobwa b'abanyabwenge bishakiye reserve bo bongeye mu matabaza barangije bategereza umukwe abo ngabo nibo basanganiye iki umwami nibo basanganiye umukwe nibo basanganiye haleluya nibo basanganiye reka nkubwire tuvuge ku nkuru ubundi nitujye no mu bigira ijambo ry'Imana kuko reka nkubwire Yesu ko yarari n'ubu niko akiri reka nkwereke turimo turabapfapfa tuvuge ngo Imana itubabarire kuba abapfapfa reka twongere twifuze kuba abanyabwenge tubika amavuta ya reserve iyo umuntu atabitse amavuta ya reserve agera mu bukira kibagirwa nibyo ne kuvuga ariko yego ndakumva ndi kuvuga agakiza yego tugomba kugira agakiza tukageraho karenga tukakazigama yego wanyumvishije ndakumva cyane umuntu arakora akizigamira muri konti kwe kiyizigamira abavuga ejo bizagenda bite ntazashirirwa afite ubwoba bw'ejo ejo ntazashirirwa abana banjye batazasonza yego tukizwe tunasigame ejo Imana ninkubita akamodoka kagufiya nzigame ndi kuvuga muri Kristo Yesu ninkubita indende nzigame ninkubita itaje nzigame niko gakiza itaje ndi kwijyana miki agakiza imodoka nziza ndi kwijyana miki agakiza inzu y'ibyatsi nseseramo ndi kwijyana miki agakiza haleluya kagakiza katakwereka ko wagusohoye hanze nagakiza kazigamiye nagakiza katanyeganyega nibyo nshatse kuvuga ngo biringiye Uwiteka Imana ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa naho bakuvuga ntunyeganyege naho bana basonza ntunyeganyega naho umugabo yakunanira ntunyeganyege naho umugore yakunanira ntunyeganyege sibyo uba ufite kagakiza kadahinduka kagakiza kadahindurwa n'ibihe kagakiza kadahindurwa n'ibubu kagakiza kadahindurwa na kamanyora hari bino bitambaro byaje by'ibitenge by'ibishabayongwe kagakiza wambaranye gishabayongwe kambarane bazi wanyumve kagakiza bakwirukanaga mu nzu yinjirane mu nzu yawe sibyo kagakiza sibyo abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazakirwaho kubera iki bari muri Kristo Yesu baricaye baraganje makubaraje baraganje amina barasabye baraganje haleluya ntago batewe ubwoba nibibayeho amina no kuvuga ngo rero ibyo byose dutunga agakiza kuzuye katanyeganyega ubu Mutesi agakiza ke karanyeganyeze kubera iki yavugaga ijambo ry'Imana atibiciye impambi zamutunga mu kigeragezo runaka yego yego umugabo yagutaye ntago yabitse reserve tunga muri kiragiye bamututse ntiyatunze reserve yo kwihangana hagati imbere bamucishije aha ntago yatunze reserve sibyo ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese yego atunge reserve sibyo atunge yibikire utwo azakoresha mu gihe cy'ibibazo mu gihe mugabo yakunaniye mu gihe umugore yakunaniye mu gihe abana bakunaniye ngo iyo uvuze ngo abo bagore bapfapfa bimeze nk'uko aka kanya Pastor Mutesi arimo arafata abantu bose akabavuga nabi akivamo buri wese akamuvugana akagerageza nyine gutuka buri wese kugeza igihe azagera mu bibazo akabura umutabara urumva nta numwe ari kwizigama ndi kukubwira ngo ku bintu bijyanye n'agakiza yego tuve ku bantu tuvuge imbuto y'agakiza yego nge ndi kuvuga ku gakiza sinitaye ku bamutabara niyo yaba 600 yego sibyo turi mu ubu ngewe turi kubivuga gutyo turi mu kirere kigana mu ijuru turi mu kirere cy'abana b'Imana Mana yera siri mugize haryo uri umunyagatolika je ni umunyagatolika wibanaye noneho reka tuvuge kwa Bikira Mariya sibyo kwa Bikira Mariya nyirimuwe Bikira Mariya nyirimuwe yego reka nkwereke
ni ukuvuga ngo reka tuvuge muri Kristo cyangwa kwa Bikira Mariya twizigame sibyo ukizwa cyane hahandi ibibazo biza bikagukubita ugakomera hahandi bavuga ngo wasambanye ugakomera hahandi bavuga ngo umwana yambaye nabi ugakomera hahandi bavuga ngo yewe umugabo yaramutaye ugakomera nicyo nashatse kuvuga naho wowe watabarwa n'abantu 600 ariko babana nubwo bagutabaye nta gufita agakiza k'Imana wowe uratabarwa n'abantu ariko Imana ntihari sibyo Mwuka Wera ntahari ndi kuvuga Mwuka Wera niyo mpamvu nkubwira ngo urumva shuti nuzabe nka wa mutunzi mubi ibyo ufite ubifashisha abakene ejo utazagera mu kaga kabi ugahindukira ugasaba uwo wimye reka dusoze rero wakoze Imana iguhe umugisha.